yarawufashe gutya nyine yakomezaga avuga ati mu nda yanjye harimo harandya harakira ruko nisho umuntu ngamukuraho umutwe rwose si amagambo. Mu karere ka Muhanga hafatiwe umugabo wari ugiye gutema abana babiri benshi bibatera ubwoba. Ese uyu mugabo yafatiwe hehe? Ese ibyo yaragiye kubikorera iki? Ese inzego z'ubuyobozi zo zatangaje iki nyuma yo gusanga uwo mugabo wari ugiye gutema abo bana babiri afite umuhoro yaragiye kubatemesha? Ese abaturage basabye iki ubuyobozi bwo muri kano karere nyuma y'ibyo biboneye amaso ku yandi ubwo uyu mugabo yaragiye gutema abo bana babiri? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo bikubiye muri aya makuru y'uyu munsi tugiye kubagezaho. Niba waracikanwe jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuramburira iby'aya marorerwa yagaragaye mu karere ka Muhanga. Iyi ni KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Muhanga umugore witwa Tangimpundu Sylvia w'imyaka 29 y'amavuko ubwo yarimo aganira n'itangazamakuru yerekanye umupanga. Umugabo we Noheli Fulgence w'imyaka 32 y'amavuko ngo yaragiye gutemesha abana b'uyu mugore uw'imyaka 6 n'uw'imyaka 8. Ubwo uyu mugore yararimo araganira n'itangazamakuru yagize ati nyine twagiranye ikibazo cy'abana akubita abana bitari ukuhana rwose byo kurengera ngo bokeje ngo runo ntabwo yigeze yihanganira nk'umuntu w'umubyeyi nabwo yarafasha arabagagura fata umuhoro rero ngo agiye guca ibikano twari dufitanye babiri abo rero yakubise babiri nabo nashakanye. Ku ruhande rw'abaturage baje gukiza baranenga imyitwarire y'uwo mugabo bavuga ko bamufatiye mu cyuho ashaka kwica abo bana babiri b'uwo mugore. Ubwo baganiraga n'itangazamakuru abo baturage bo muri ako karere bagize bati yagiye kumwica cyane rwose, nahereye ku bana ahubwo ahereye ku bana arakubita arazamuka ajyana no kuri nyina. Nanjye mpageze ndamubwira nti po ntiburetse kwinjira Noheli urabona ko afite umuhoro akaba afite n'inkoni ati ntateye gukubita. Ubwo nibwo yazaga abwira n'umwana atisha ati ngiye uza ko ufite umugore wari wambona iwawe ngiye kugutabara wagize amakimbirane cyangwa mwatonganye atujana no kumara iki. Umugore yaba agiye gusohoka ngo asohoka tubwire akazamura umuhoro agiye kukubita akawukubita ku rugi umugore akongera agakinga. Ubwo Paul akomeza arasakuza natwe tugakomeza turamuga tuti urashaka kwicira umuntu mu nzu, ngiyeho kugira ngo wicire umuntu mu nzu hano uzayisohokamo uvemo ntago dushaka kuzasangamo intumbi mwiyinzu. Iyi nzu ni y'umugabo wacu niwe wayikodesheje ariko namuga nto kugira ngo uziciremo umuntu wasohoka ukagenda. Noheli Fulgence abaturage bo mu mudugudu wa Musaza mu kagari ka Buramba mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga aho yaracumbitse bahise bamufata bamujyana ku kagari bamushikiriza ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Gihana Tarisisi ku murongo wa telefone arahamiriza itangazamakuru ko inzego z'ibanze zahise zimushikiriza polisi ikamujyana ngo akurikiranwe. Uyu muyobozi ubwo arimo arabibwira itangazamakuru ku murongo wa telefone yagize ati ntabwo ibyo abaturage bakubwira ari ibinyoma n'ukuri. Uyu mugabo afitanye amakimbirane n'umugore we
ubona ashingiye ku kutumvikana kuko umugore we yatahanye abana babiri iwe babyarana abandi bana babiri, noneho umugabo ntiyiyumvemo ba bana akaba atabashaka. Ejo rero yatewe n'imyumvire utamenye iyo ariyo, fata umuhoro ashaka gutema abo bana b'uwo mugore yatahanye, ariko akavuga ngo nubwo nabe bagenderamo nta kibazo, bapfuye ntacyo bimubwiye, ariko abo bana bakamuvira mu rugo. Abaturage rero n'ubuyobozi bw'ibanze buratabara, arafatwa, ubuyobozi bwa polisi bwaraye bumutwaye kugira ngo ajye kugororwa, yazamutse i Muhanga. Ubwo twakoraga iyi nkuru, Noheli Fulgence, inzego z'umutekano zahise zimwerekeza kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamabuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi yakomeje avuga ko uyu mugabo ari bukurikiranwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, ngo kuko babona imyitwarire yiwe atari yo kunyurwa mu kigo kinyuzwamo bw'igihe gito. Ni kenshi ubuyobozi mu nzego z'ibanze badahwema gukangurira abaturage ko mu gihe cy'ibibazo n'amakimbirane adasanzwe byaba byiza bagiye bagana inzego z'ibanze zikabafasha kuba zabunga, aho kugira ngo zishore mu kujya gukora ibintu bidakorwa maze ngo bajye kwamburana ubuzima, kandi mu by'ukuri ikintu bapfa ntacyo, ushingiye ku byo iperereza rigenda rigaragaza ahumvikana izi nkuru zibabaze z'icamugongo. Iyi ni KN Radio. Waba waracikanwe? Niba utarakora subscribe kuri iyi KN Radio, niba utarabikora jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari icyubaka ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, kugira ngo ubutaha tujye tubagezaho amakuru meza, kuko nta kindi tuba tubereye hano, ni ukubaha amakuru meza kandi yizewe kandi azira igihe. Mukomeze mugire umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde.